kubera imbaga nini yabifuza gucururiza muri iryo soko rishya ry'ibiribwa ryahoze rizwi nka kariyeri bakoranyijwe muri stade ubworoherane muri tombora y'amaseta asaga 1500. Imyanya yari yasigaye nyuma y'uko indi irenga 500 yamaze gutoranywa n'abari basanzwe barikoreramo ritaravugururwa. Baba batomboye imyanya n'abatagize amahirwe baravuga ko byakozwe mu mucyo bigakuraho urujijo rw'ibihuha byabagiragaho. Uko twabonye itombora rimeze yaciye mu mucyo n'ukuntu bazivanze twasanze ari ibintu biciye mu nzira iboneye kandi ko nziza koko. Umuntu uri gutombora ari kwishima ndetse n'utari gutombora ari kugenda anyuzwe. Bivuze nyine itombora iri gukorwa neza. Impungenge twari dufite ko twari tuzi ko ibisima babigurishije nk'uko twabyumvaga ariko siko biri. Bashizeho gutombora kubera ko ari byiza. Uburyo badutomboje babinyujije mu muco nta kibazo nagize kuko abatomboraga cyangwa utatomboraga wese yataga wabonaga nta kimenyane kirimo. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie asaba bahawaye maseta gucururizamo kuzayakoreramo kuko abazarenga kuri iryo bwiriza bazavyamburwa bigahabwa abandi. Uyu munsi abantu baje ari benshi bigaragara ko bafite inyota yo kubona aho bakorera. Tuzasubira nyuma y'ukwezi dusuzume turebe ko abiyandikishije ari bo bongeye kugaruka kubikoreraho ku buryo tuzasanga ibimuranga atari iby'uwiyandikishije tuzahita tugira dute tuzahita tumusaba ko agaragaza uwakimugurishije noneho tumushyire abari we twandika noneho uwashatse kukigurisha we tumukure muri systeme y'akarere. Kubera ubwinshi bw'abafite inyota yo gukora ubucuruzi buciriritse ariko imyanya ikaba yabaye mike mu isoko rishya basabye ubuyobozi bw'aka karere kongera amasoko. Nk'akarere kacu twagasaba nk'ikindi kibanza bakatwubakiramo irindi soko kuko uri kubona abantu bari hano abenshi batashe nta bisima babonye naho gukorera babonye kuko bavuze ko arizo ziraba nyinshi. Twabasaba natwe kudushiramo nyine bakubaka irindi soko natwe tukabona icyo dukora. Tugasaba kuba kakongera ibikorwa n'abandi bagiye badatombora ngo babone bakaba baboneraho bagakora. Hirya no hino hariho benshi bakeneye gukora ariko mu by'ukuri ntabwo bihagije kugira ngo bose bakorera ahantu hamwe. Cyo nasaba akarere no kugira ngo nk'abo baturanye nyine nabo batabashe kubona amahirwe yo kuba batombora igisubizo yego ko bazabafasha bagashaka iterambere. Turagasaba ko niba hari aho hakubakwa irindi soko batwongerera. Muri ibi byifuzo ngo arateganywa kubaka andi masoko cyangwa kwagura yahari. Iri soko rishya ry'ibiribwa ryahoze rizwi nka kariyeri rizafungura imiryango kuwa 2 aho kuba kuwa 6 nkuko byari byatangajwe mbere. Rikaba rifite ubushobozi bwo kwakira abacuruzi 2253. Abatomboye n'abaricururizagamo imbuto, imboga, ibinyabijumba, ibitoki n'ubuconsho. Tuyishime Jadofis mu karere ka Musanze.